Iyo raporo y'Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ku isi igaragaza ko 2022 yasize u Rwanda ruri ku mwanya wa 4 muri Afurika, rukaba rwa 54 ku isi. Iyo myanya iruhesha amanota 51%, nyamara mu mwaka wa 2021 iki gihugu cyari ku mwanya wa 52 ku isi n'amanota 53%. Uwo mwanya u Rwanda rwagize muri 2022 niwo mwanya mubi iki gihugu kigize ushingiye ku mibare y'Umuryango washyize ahagaragara mu myaka 5 ishize. Ariko ibyo ntibirubuza kuyobora akarere mu guhangana na ruswa. Ku rundi ruhande Rwanda, Tanzania n'u Burundi bahuriye ku ngingo yo kuba barasubiye inyuma muri aka karere. Madamu Ingabire Marie Immaculée uyobora ishami ry'Umuryango mu Rwanda avuga ko imvugo itagira ibikorwa ndetse na gahunda yo kwegereza abaturage ubuyobozi byahindutse icyanzu cya ruswa. Decentralization ubwayo yari nziza kuko yegereza ubuyobozi abaturage, ariko kumva umunyeronda kubita umuntu kugeza mwishe, please nimumbabarire icyo kintu mu cyumba. Umunyeronda arakubita umuntu akamugira indembe kugeza agiye mu bitaro. Ese reka tuvuge ko amufashe mu cyaha, umunyeronda afite uburenganzira bwo guhana? No kuvuga rero ngo iyo muhuye nimugoroba bakanaguhagarika kubaha akantu kugira ngo bakurike bambura n'abantu, ibyo ngibyo twese turabizi. Ariko turacyanga kwiteranya ya zero tolerance. Ni mu magambo wagira ngo ni slogan, ni nka kwa kundi abakristo, ubwo ndaza kuvuga abagatolika kuko nibonze sinjya nkunda kuvuga ibyo ntazi, ashobora gutangira ati ndakuramutsa Mariya akarijyana akarirangiza, dawe uri mu ijuru akarijyana akarirangiza, mu by'ukuri atariho asenga. Yarabifashe mu mutwe, nibyo nibatera arikiriza, ariko nta communication ye hagati n'Imana irimo. Ni nka kwa kundi umwana wo muri primaire biga restation hakaza kayisubiramo utamubaza ngo bivuga iki ngo akikubwire. So natwe rero zero tolerance niko yabaye. Bakaza bakajya hariya bakisabisha imbabazi, cyane cyane abayobozi baskonye kwa President wa Republika agira imbabazi, agakora ibintu babimubaza ati ndapfukamya ko wa President wa Republika nsabye imbabazi. Come on, erega ikosa nta nubwo warikoreye nyakubahwa President wa Republika wenyine, warikoreye abanyarwanda bose kandi ngiye ntazo naguhaye. Nubwo bagaragaza ko urugamba rwo guhangana na ruswa ari inzira y'inzitane, urwego rw'umuvunyi rwo rwemeza ko urwo rugamba rushoboka. Bwana Mukamabas n'umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa. Ntabwo ari mbi, ubikora nabi niwo mubi, niwo mwangitse ugomba guhangana nawe akanahanwa bibaye ngombwa. Tuzagomba no guhishira, mwamubona mugatanga amakuru inzego zikora akazi kazo. None inzego zitabikora muturege none ko twareze umuntu, inzego nacu zakoze none natube accountable vis-à-vis y'abanyarwanda. Ako ni mukore akazi kayo, dusabe ndangize gukora akazi kazo, turebe ko abantu twabaca muri igihugu cyacu. Ni process. Ruswa ni urugamba rutoroshye n'urwego rw'isi. Niyo mpamvu ruswa ntabwo ari ikintu waca none kugira ngo ni process, ariko tushaka ni determination. Kumva yuko u Rwanda aho rwavuye, aho rugeze, naho afanda ashaka kurugeza president wacu, tugomba ko turi kumwe nawe. Ukumva ko umutima namwe wemera yuko ugomba gufatana nawe mu guhashya ruswa. Niba gira utwari bwo kuwanga n'umuntu umuyobozi rujya ruswa muvugo kayemera guhangana nawe, nawe uzaburi intwari muri iyo context ko ubuharanira iterambere ry'igihugu cyawe. Nawe zero tolerance izahoraho ko nta mikino iriho. Tanke President Kagame gihari, zero tolerance izaba n'igihe cyo izahoraho, kuko wumve ko igomba kuba ari yacu wese nk'abanyarwanda twese. U Rwanda as nation nta buntu yakinisha ibyo tubaza kugira ibyo ntibishoboka. Aba bashimangira ko imitangire ya serivisi ari ikomeje kongera ruswa, ariko ngo nizikomeza kwimurirwa ku ikoranabuhanga ngo bizagabanya icyo cya ruswa. Icyakora ngo izo ngamba zinajyana n'amayira akomeye y'abakira ruswa, bityo basaba ko hashyirwa imbaraga mu gutanga amakuru. Ariko icyo gukoresha ayo makuru nacyo kibindi ngingo, kuko bigaragazwa ko no mu nzego z'ubutabera harimo abafite icumbi ry'icyo bamwe bita imungu y'ubukungu bw'igihugu. David Nzabonimpa, TV 10.